Mu mujyi muto wo mu Rwanda habaga umwana witwa Tuyisenge. Buri cyumweru yambaraga ishati isukuye, ipantaro nziza n'inkweto nziza. Hanyuma akajya ku rusengero yishimye. Umunsi umwe mwarimu yabasomeriye ijambo ry'Imana ryo mu Bibiliya mu gitabo cyo kubara, umutwe wa 6, umurongo wa 24 kugera ku wa 26. Yaravuze ati, Uwiteka aguhe umugisha, Uwiteka aguhe amahoro. Iryo jambo ryakoze ku mutima wa Tuyisenge. Yize ko Imana ishaka ko abana baba abagira neza. Yize ko Imana ishaka ko bafasha abandi. Yize ko bagomba gukurikira Yesu buri munsi. Bukeye bwaho, Tuyisenge yabonye inshuti ye yitwa Ineza. Yari yambaye ikanzu nziza yera n'inkweto zisukuye. Igikapu cye cyari kiremereye cyane. Ineza yarebaga nk'utishimye. Tuyisenge amubonye yibutsa amagambo yize ku rusengero. Abwira Ineza ati, reka ngufashe. Imana ishaka ko tugira neza. Afata igikapu cye. Nuko berekeza hamwe. Baganira ku rukundo rwa Yesu. Bifuzaga kuba abana bakurikira Kristo. Bageze ku ishuri, mwarimu arabareba arishima. Aravuga ati, ubugwa neza bwereka urukundo rwa Yesu. Tuyisenge arishima. Asohora ijwi rito ati, Mwami, umpe umugisha, undinde, umpe amahoro. Tuyisenge yize ko gukurikira Yesu bitangira mu bintu bito byoroshe. Gufasha abandi, kugira neza, no kuba urugero rwiza.